Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi hano kuri Rugwiro Prozone nk'ibisanzwe tuganira ku bukungu, tugaruka ku mafaranga yibanda ku ikoranabuhanga rya blockchain, tuganira kuri crypto zitandukanye, izo zizamo Bitcoin, Pi Network, XRP, ADA, BNB n'andi menshi atandukanye nyine yubakiye kuri iryo koranabuhanga, kandi nanone twungurana ubumenyi tugambiriye kugira ngo twinjire mu isi ya Web3 hanyuma tubibyaze umusaruro. Uyu munsi twagiranye ikiganiro n'umwe mu bapiyoniye bakurikiranira hafi umushinga wa Pi Network. Ntabwo ndi butinde, reka tubagezeho ikiganiro twagiranye, ubundi nawe ushobora gusiga igitekerezo cyawe uko ubyumva, cyangwa se hashobora kuba hari andi makuru mashyashya nawe ufite ushobora kuduhereza. Buri muntu wese ni umukandida wo kuba yakiga kandi agasobanura cryptocurrency bitewe n'ibyo amaze kuba yamenyaho. Twaganiriye n'uwo muntu muri ubu buryo, hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo comment irafunguye. Watangira n'ubundi nimba hari wenda ubutumwa bwihariye ushobora kugenera abantu bakurikira ibijyanye n'umushinga wa Pi Network, cyangwa se hari message ikomeye ufite ushobora guhereza abantu tubana mu magurupe atandukanye, tugaruka ku mushinga nyine wa Pi Network cyangwa n'izindi mining muri rusange, cyane ko atari yo yonyine. Habaye hari iyo message twayiheraho, hanyuma nkakubaza dukeya mu byo nshaka ko tuganiraho kuri uyu mushinga wa Pi Network. Jebura ubutumwa naha abantu, umuntu wese mining Pi Network cyangwa se izindi mining, ni ukuvuga ngo ni ukwihangana, kubera yuko uko nabibonye jewe ntago ino mishinga iba ireba mbese ku nzara twebwe dufite. Nuko icyo babanza bari gukora ubu ni ukubaka ibintu ngo bigende neza, kuko kugira ngo baguhe ibintu bitubatse neza nibirangira bite birangirira aho ngaho, babanza bakabyubaka, kuko n'undi nzi ko twari turiho n'izo tuyenda tutatunzwe n'izo mining. Nizo message naha abantu. Muri rusange umuntu uba mu mishinga ijyanye nyine na blockchain asabwa gutegereza kandi yihanganye rwose. Hanyuma uri umwe mu bapiyoniye, ahantu henshi duhurira ukunda kuba ufite amakuru y'indani ku bijyanye n'umushinga, bisa naho ukurikiranira hafi. Pi Network kugira ngo uyihe umwanya ungana n'uwo mbona uyiha kuri social media bituruka kuki? Jewe buriya bituruka ku cyizere. Njyewe ubwanjye ngira icyizere, nkavuga kandi nkurikije n'amakuru ubushakashatsi nkora nanjye ubwanjye, mba mbona bifite igihe cyiza aheza, ejo heza. Kuko ubu aka kanya nubwo nta kintu biri kuduha, ariko nkurikije amakuru ngiye mba mfite, burabura ngo icyambere ni amakuru. Yego. Binyereka ko bizagira ejo heza, niyo mpamvu nanjye ngira icyizere. Yego. None se mu busanzwe hari ibikorwa byinshi Pi Network yagiye ikora, hari abantu yahinduye aba developer, ifungura open network, hari abantu yahaye amafaranga. Kugeza ubu umushinga wa Pi Network hari ikintu cyihariye yaba yarakugejejeho mu buryo bujyanye n'ubukungu cyangwa se n'ubumenyi? Ikintu wenda yaba yarangejejeho ni ubumenyi, kubera ko ubukungu bwo urabona nayigiyemo nyuma. Yego. Nigiyemo nyuma, ntabwo itegera nakagira migration wenda ngo mbe nafata Pi mfite ngo nzigurishe nabona amafaranga. Ariko ubumenyi bwo yarabumpaye, niyo yatumye menya ibintu bya blockchain, urabona niyo yatumye menya n'ama exchange, no kuba nashyiraho amafaranga, kuba nayakuraho, ibyo byose nabimenye kubera Pi. Yego. Isa naho ariyo yakwinjije muri kariya ya cryptocurrency cyane rwose. Ntabwo ndi buze gutinda rero, n'ubundi ndashaka ko twihuta tukigira kuri update irimo irasirikira muri aka kanya. Hari amakuru ushyize ku rubuga duhuriyeho uvuga ko ikijyanye na mining rate, nimba nasomye neza, cyagabanutse. Nagira ngo duheho amakuru ku bijyanye n'uko nguko, cyangwa se nicyo bishaka gusobanura mu maso yawe uko ubibona. Njyewe buriya nkurikije ukuntu nabibonye, burangiye iyo nkoze mining ntabwo ngenderaho, mpita hantu nyine urebera mining rate tuba dufite cyangwa se amasaha tuba dufite. Ibyo bikaba buri munsi? Buri gihe iyo mining ntabwo nahava ntarebye. Yego.
niyo mpamvu rero nkunda kubona nyine nimba yamanutse cyangwa nimba bayitwongere ibyo bintu nkunda kuba mbifiteho amakuru. Yego. Ubu rero urabona ko twari dufite 0,0 na 0,31. Yego. Ubu twasigaranye 0,2 na 26. Yego. Urumva ko bakuyeho 0,005. Ngewe rero nda mu byiyumviro byanjye ndumva natekereza ko wenda yaba biri kugenda bigana nko ku musozo. Hari amakuru amaze iminsi asohotse batubwira ko hari miliyoni zingana n'134 za payi zigiye kurekurwa, ariko abantu benshi ntabwo basobanukiwe update. Ni payi n'ubundi barekuye ku kijyanye na migration barazitanze, ariko abantu bari barakoze lock up y'imyaka 3 no kurenza, none muri uku kwa mbere nibwo bazemerewe ko bazajya kuri available balance. Ni ibintu nako byatwara isoko rya payi mu buhe buryo? Igende kuri ari ama exchange mba mbona n'ubundi igiciro cyagabanuka. Kuko urugero nk'abanyafurika iyo tuzibonye bikatujyana ku masoko ntako tuzihora udinga. Kubera ko buriya iyo nta kintu gishya cyangwa itangazo ivuga yenda ku bintu bigaragara ko biri vuba, abantu bataba nta kizere bafite batabagurisha. Yego. Ntekereza rero ko izo ari zijya hanze abantu bazahita bagurisha n'ubundi igiciro kikagabanuka kuko bigendera kuri demand and supply. Yego. None se ku bijyanye n'uko abapiyoniye mu matsinda aho bagenda baganirira bafata uyu mushinga wa Pi Network, kuri kote yawe uba ubona ko hari ibitegerejwe cyane birenze iby'umushinga wa Pi kuba mumaze gukora, cyangwa ibyo twari dutegereje n'ibiriya mu maso yawe bibona ute? Yembo nibyo twari dutegereje ntabwo biragerwaho cyane. Kuko dutegereje ko Pi Network izatugirira akamaro, itari kuri kiriya giciro wenda ikindi giciro kikazazamuka. Urumva ko niba iri kuri kiriya giciro ntabwo yaba ibyifuzo byacu ibishubije. Kuyibaza hari igihe nkunda kuyibaza icyo giciro ikambwira ko ahubwo kiriho. Ntabwo ijya imbwira wenda ngo ari ikizaza kikubitseho ryari, ariko imbwira ko icyo giciro gihari, ahubwo abantu nyine aribo bacyumvikanaho. Hari igihe yabaye n'urugero imwereka ko muri Cote d'Ivoire bagikoresha mu rwego rw'ubuvuzi, inzira n'ibindi bintu n'ahandi bayikoresha harahari. Yego. Iyo yakweretse ko hari ibice bimwe na bimwe bigenda byubahiriza iriya GCV, bimwe ngo ntabwo iyi ariko watimu izaza ngo iyishyireho, ahubwo ni community hafi twayimayininze nitwe tuzemeranwa. Nk'uko ujya ku isoko ugaciranwa n'umuntu muri guhaha, ni wowe uzavuga ati jyewe ndaguhahira kuri GCV nawe yemere ndaguhituza ngo kuri GCV. Ugereranije se nuko umaze muri uyu mushinga Pi Network urabona isigaje iki, Pi kwa team isigaje iki kugira ngo ibe yashyira umushinga wa Pi Network kuri Open Mainnet? Ngewe ndabona wenda ikintu yabishigaje no kongera umubare w'amakewayisi ajya kuri Mainnet. Abantu benshi nyine bakimurirwa Pi none bakabona uko bazayikoresha, baracyari bake. Kandi ikindi urabona ko iri kubaka ecosystem, urabona ko iracyubakwa. Nicyo wabwira abantu bacitse intege kuri uyu mushinga? Nababwira ngo bakanguke, ahubwo ikintu kibabaje nuko bagiye gukanguka n'izo bamayininga batazibona ari nkeya. Abenshi bacitse intege, ariko nanone ku ruhande rwabo urumva umuntu wabyaye umwana, umushinga wa Pi usohotse aka kanya umwana ashobora kuba ageze mu wa 2 primaire. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye mu rugendo rwo kuba ukora ikintu buri munsi buri mu gitondo ukabona nta ninduka, ntabwo zihuta ku muvuduko babikora, ariko nyine ni iby'abazungu kandi tuzi ko ashobora gutangira project ikazashyirwa mu bikorwa n'umwana we. Buri ruhande warwumva ukwarwo. Ahubwo nge ndi kwibaza ku bijyanye natwe dusabwa iki kugira ngo tuyishyigikire noneho izaze twiteguye? Reka nkubwire impamvu mbanze wenda mpere kuri akuvuze ngo kurambirwa urabashyigikiye.
ndakeka iyo myaka yose umuntu wari ufite telefoni buri munsi ntabwo arara atageze kuri YouTube ngo arebe videwo. Yego. Kandi iyo videwo areba nta kintu wenda kiri imbere atekereza ko kizamwinjiriza. Rero no kubyuka agakoraho kwaka amayininga ntabwo ari ibintu byatuma ngo ararambirwa kandi biza ko imbere ushobora kuzamuhindurira ubuzima. Yego. Ari ikindi warumbarize twebwe nk'abapiyoniye cyangwa se nk'abantu bari mu mushinga wa Payikowa team ubona ari iki nk'abanyamuryango ukurikije nuko mu makommunity tuganira ni iki dusabwa kuba twashyiramo imbaraga kugira ngo mu gihe full open mainnet yabibaye buri muntu azabe yiteguye? Ikintu twashyira imbaraga tumva ari umutekano. Ikindi kandi tukaba twarujuje ibisabwa ziriya checklist tukaba twarazuruje konti yacu wallet yacu iragitive. Yego. Kugira ngo umunsi nyine bafunguye amasoko tutazaburiramo kuko konti yawe itaragitive ntabwo wayikoresha. Ntabwo bibaho. Ikindi kandi tukagira ibintu tidusenya ibintu by'urukundo. Niba umuntu aguhaye amakuru ntumusenye wenda umwereke ko ibyo bintu avuze bidashoboka. Aho kugira ngo umwereke ko bidashoboka we wamukosora hari ukamwereka ibyawe bishoboka. Ariko tugasenyera umugozi umwe. Arakoze cyane ku biganiro tugiranye, ariko nanone insanganyamatsiko y'uyu munsi yagarukaga se kuba iyi mining rate twamayiningiragaho cyangwa se kuba bari kugabanya izo baduherezaga ni ishusho y'uko Pi igiye guhagarika mining hanyuma ikaristinga ku ma exchange agiye akomeye nk'uko twagiye tubigarukaho mu biganiro bitandukanye, cyangwa se kuhaba bagabanyije izi mining rate twabonaga ni intambwe cyangwa se n'inzira ituganisha kuri full open mainnet. Byose hamwe reka tubitegerezanye hanyuma dukomeze guhana amakuru. Ni inshingano za buri muntu wese kugumya kurinda account ye kubera ko ibi byose tuvuga ntacyo byakumarira mu gihe nta coin ufite. Ndagushimiye naho ubutaha. Imana ikuri.